nayimuhaye n'ukuri kw'Imana nayimuhaye telefone naguze miliyoni 2 akiresha ndabona ni mayi n'ukuri kw'Imana uzajya mu ijuru mbabare muraho amakuru yanyu ako mbata nawe mboneye muri izi nzira nawe nabonye ni wese ntanone kubwa wira ese naguru wina nizo kwandi wina bivuze ko nza abantu kubwa wina ngiye kuzamura umuginda ndi gukubaza mbata nawe wamboneye amagambo nawe nabonye ako ari manzi utari wina wina ubundi tutaki nende ndagira ngo nkubaze mbaze singaho mbaza ndikiro nyine ndi gukubaza ngo mbata nawe wamboneye ako ntago wumva nawe nabonye Karori we nawe Karori ndabakura hehera wabahamagaye cyo kwishyura ngase niza amayinite njye nta mayinite mfite njye nizi birara makuru yanyu ni meza nuza nawe mbonera inde mbata ndi kumushaka umva namu mbata niko wakibogiwe mbata nuwese ndi gukubaza ngo akagabo kamenya kandi wengegera nibisatsi bibi gusa nakumira no kuri kw'Imana ese nsubiza ibyo ngubashije were ku mbata ndakubaza mbata nisko ni Karori wese basa mumboneye Karori se abakundaga muntu yiwaye agenze ndabona no kuri kw'Imana ibideshire ibishumire kasi nayo ibisatsi waye ngo musayisha ibikufe to ubusa nkawe uri guturumuka kujya hepfo komaze ubadase ngaho ndetse bega areka go nawe nagufata mu majimbiri ufata nimereze ibyanjye turumuka mbasha gashahugwe we mbasha umva wa mutimbwe we n'ikindi gihe nabwo ngo turumbuka uji wanyu ngenya kuba usangiye ni sawa amakuru yawe une umeze neza nari meze neza data dore muye n'imitimbwe araruguru bo ndi kureba umuntu mwiza usobanutse kabisa nuza nawe mboneye mbata mbata turi kureba agenda ku gahumetso kanje bro ako hari ibintu mama mudatekereza mani reba iki gize tukuzukira rikanga ibitufe gusira kujya ndi kujya pfira nyine ndagira ngo nkubaze nimba Karori wabashe kumumbonera Karori reba mu kabuno kanje uramubona rebamo Nukureba se ngenge na amazi. Bizi byunguka uve mu magambo. Ese ndabigusubiza hehe nawe? Kandi sha mfasha. Umunsi mubi. Nyina yimbwe y'urusatsi ubimaye ibintu nkorese bunini. Nakundere ko nzashaka ibindi. Yayitwaye komera sister. Bite mbwa guhitwa Petero. Amakuru se. Uri kujya hese? Ndi Kigali. Kuko mana wageze ngo se. Yewe wahageze. Dore ni hano ubu ngende shoferi kabisa. Shoferi se wihema. Dore hari hepfo wita hepfo se wageze ngo ubundi imodoka wazitaye. Ngatigende. Oya weho nahisize nyine kumva wayeri wanje ari kumbwira ngo abagenzi benda kuzura. Zani bage mbe nyikujyaniye. Ngiye kumubaza nyine niba abagenzi batuzuye mitingo ariko kukujyana. Sawa ndaje wageze ngo se. Neza kugiye. Nyine ndaje ngiye kureba imodoka ari ndagiye. Surura. Komera mwana. Bite bya wakirara. Ni kirara ni so amakuru se. None sa nk'urujura. Nese? Bisa nk'ikijoro gihe. Nimba ndi gutarasa wakinwe n'iki. Ibintu abari haso nyine tu. Akagofero rama ngahe? Ko narigize umusitari. Oya wifata shafta kanduza. Gaturebe andagaza. Bare ngo nimakanyaga ningiye uzapfa nadatunze nyine nizi gutera incana no kuzigurisha shaka tugurisha. Wowe ko maze nyine ubwire ayora. Ubu nyine tumanze twarembe mu mufuka twajyamo. Ko gafone ko se nabagwa make no karakabiriti. Oya fone yanjye ndacyayikunda. Muracyagakunze? Aya naho se ubundi nuko
iposeje ubundi mbanyisanze mu sirugo iri kujya vuba. Nese bifasha. Eh? Wayisanze mu kirugo rwanyu nushaka kubona yo. Aha, nuko rero batije ubundi nari ndi koga mbona mfite ibibyiro sha. Ariko Rwanda sawa nari bituzasubira mugabo. Gutera zanyu. Hagiye gutera. Ashanu gakunde kwanika amenyo igore nako byiteye. Nari nikanze byese da. Ako nuko nabonaga izuba riri kurasa. Ubundi se yewe we imvura manzi igiye kugwa. Ikirere cyahindutse doreba hari ibuyoga. Ubuyoga yenda. Akati Yesu y'umusenzi. Mufashe gutera zanyu. Bana we. Kanigendere n'ubundi na umwaka nawe uzinduka. Asiriye kuteri ingofero ibage. Buracya kindi kiracyanditse amenyo ngo bagiye kukirangira imodoka kiragatumbagane. Ngiye kujya ngenda mezucya. Ewana ndi kwirata kabisa. Ndi kugenda ndi kwidunda ibintu bibe hafi. Angereye. Yes bro. Yes amakuru kinywani. Ndi kurabara kuza agafone gashyashya. Bisa musanga ari kahari. Ahubwo se ufite utumega se? Ndufite. Se watunga fone nk'ingi ukabura utumega. Mukire nkanjye nabura mega. Ewe niza ngiye ku ka YouTube. Hari akantu ngiye kureba. Hari umutipe wo mu rugo nyiri ufite cano ngiye kureba. Ufite iki? Ufite cano nyine nari ngiye kureba ni ukuntu bihagaze. Nta telefone ugira se? Nje nayo bya imbeba yarajira yijyahera kuri charge marayo. Cyena se iki? Nta phone ugira nayo reka. Uri umusirimu. Nyine ndi umusirimu nawe ubibona yego. Ako nyine tuniza ku gafone. Abantu b'i Kigali ko nabizi. Ninago ndumuje. Abantu b'i Kigali ko. Aha. Kuramo njya numva ngo bakiramo injaba mu hano ngo password ikavamo. Kuramo gorujaba. Koza mu gorujaba nabo. Aha, hari utumeka. Mega zero nta kibazo. Ewana ubona mutipe ngo ako se ko nkubwera ariko mana yanjye umva se bawihanganye gato kamanze nyare ndaje utegereje ngagiye kunyara ngagiye kureba umuntu uri YouTube babujya aba ari bya bisambo bya Nyabugogo nabigenzane base phone yanjye bayibye we n'uburyo naye nagatiye ndi kugenda niyemera ari umukobwa ngiye kureba sinamubwira ngo kima ariko kanje kureba wenda ari igihe nta kibona aho se muri umukobwa we kuri kungenda uri kujya nanjye banyambuye bako nimba bagomba ibyo birakwenge agagofero gaye ka $100 ngewe banyambuye ibagi yariri wari ugiye nari ngiye Kigali nese cyane cyo mu cyanya cyayo ese na amapere ufeje umenye ubwenge ariko reka tugende aswaje gabo kuri kutugonga mwana ari ibintu mudatekereza batwambuye nawe ngo ariko cyacyambuye nanjye banyambuye telefone nayo naguze cyo uruguruga bagubwanwa bakagwamba barakwambura se niba kwambura none se uwo kuri kuzisubiza mwana umuntu ari jamande nta gihungu cy'ibisatsi gifite ibisatsi bagira amahurunguru y'ihene igihungu mbese sidukurikira cyamani ndi kugishaka mani kinjyana Mweba nawe ni gutera ngewe ni telefone igura miliyoni nese ni kiriya gihungu kijyana ingofero kirisizi yambaye muri Soweto yewe data we banyisambage irimo miliyoni 2 akoze gutura tujye kumureba ugero zirakutera na zarazwa na sokora ari kumbira karizo zankiza ubwo razi cyane umva naba mbaye ahubwo tumushaka tujye kumushaka mwana kabisa ariko murebe kanyaga ndakiza ndabariye ako muye n'ingegera zimbwa gusa fone na ibi bag ako mu bag harimo iki yego abifaranga sigana babwira zana batayikwicana mwambabariye kuko mwambabariye Yesu nabikira amazi nuko kw'Imana barangana igende telefone y'uyu mwana nayimuhaye telefone naguze miliyoni 2 bakiresha nuko kw'Imana uzajya mu ijuru mbabarira kira komeye mwana
ngenda nsigane n'iyi mayibobo ariko telefone yanjye ahantu umugabo wambabariye ko igura miliyoni 2 urakura umugabo no kuri kwimana mbabarira no kuri kwimana ubabarire se telefone yanjye itari ukuyima kandi nayiguhaye